Tubahaye ikaze mwese abateze amatwi n'abateze amaso IBTV Rwanda, mbahaye ikaze. Imana y'amahoro ibaho umugisha mwinshi kandi cyane. Ahangaha turi ni ahantu twagiye gukorera shooting y'indirimbo zanjye. Ndashima Imana ko byagenze neza, tugeze ku musozo, murabona turi ku masaha ya nimugoroba, turi ku musozo, turashima Imana ko byagenze neza. Ndabararikira gukurikirana izi ndirimbo ko zizaba zirimo ubutumwa bwiza bw'Imana. Ahantu turi nahakunze cyane, nahabonye ibyiza bitatse u Rwanda. Hari inkende rwose zadushimishije, zadukoreye umuti cyane. Hanyuma rero namwe abantu muzakenera iyi location muzambwire mbarangire, mbahere inye y'ahantu nakoreye, kuko hararyoshye pe, hararyoshye cyane. Ni ahantu heza ho gusengera Imana, ni ahantu heza ho kuruhukira mu mutwe, ni ahantu heza ho kuganirira, ni ahantu heza ho gukorera indirimbo. Imana ibaho umugisha mwinshi, ndabakunda cyane 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 cyane. Hanyuma rero reka dukomeze tubane, ntimuveho. Mugiye kubona mu kanya turashyiraho n'ibindi biganiro byinshi twakoreye aha hantu cyangwa n'ahandi, cyangwa se mubone n'indirimbo zimwe na zimwe ziragenda zisohoka umunsi cyangwa ejo muzazibona. Hanyuma rwose dukomeze tubane, ntimuve ku murongo wacu. Imana ibaho umugisha mwinshi, ndabakunda. Ese inshuti yanjye, hari igihe wigeze ubaho mu buzima ugatekereza ku mikorere y'Imana, ugatekereza uburyo Imana iruta ibintu byose, uburyo Imana ariyo yaremye ibintu byose? Mu bintu Imana yaremye harimo inyamaswa, harimo abantu, harimo ibintu byinshi. Ibyo byose Imana yaremye, wagakwiye kuba uri gutekereza kuri byo, hanyuma ukabonamo imbaraga zayo. Ibintu Imana yaremye nibyo tuboneramo imbaraga zayo, nibyo tuboneramo gukora kwayo, nibyo tuboneramo gukomera kw'Imana. Cyane cyane iyo twitegereje inyamaswa zituma mbona imbaraga z'Imana cyane ku buryo budasanzwe. Hari igihe nitegereza inyoni nkareba nkibaza, inyoni nta hantu zihinga, nta hantu zikora, nta hantu, ariko inyoni zibaho, kandi zibaho zisa neza, zibaho zinezeza amaso yacu. Ndetse n'iyo uzirebye, kenshi iyo turebye inyoni turishima, kubera ko hari ubwiza zifite bugaragaza ubumana. Hanyuma hari akandi gasimba narebye, numva mbonye gukomera kw'Imana cyane, nitegereza inkende, gasimba bita inkende. Sinzi nimba abantu mwese muzi inkende, ariko inkende ni agasimba gashimishije rwose, ni agasimba keza kanejeje. Umuntu uwo ari we wese ushaka kureba imirimo y'Imana, ushaka kureba gukomera kw'Imana, jya witegereza inyamaswa, urebe ubwiza zigira, urebe ukuntu inkende iba mu ishyamba, ikaguruka hejuru mu biti, ikagenda hasi ku butaka, ariko nta munsi n'umwe ushobora gusanga inkende isa nabi. Inkende ibaho isa neza. Nabonye inkende ahantu nagiye gukorera shooting y'indirimbo zanjye, nongera mpereza Imana icyubahiro, mbonye ubwiza inkende ifite kandi iba mu ishyamba. Ndibaza ngo nimba inkende isa kuriya twayireba tukishima, tukanezezwa nuko tukabonye gakeye gasa neza, kandi katagira amazi ngo koge, kakaba kadafite ikindi kintu kigasukura, ariko tukabona uburyo gakeye gasa neza. Ni gute umuntu Imana yaremye yananirwa kumutunga kuruta uko ziriya nkende zibayeho? Byanteye kumva ngiriye Imana icyizere gikomeye, numva ngize umutima wo gukunda Imana cyane, numva ngize gutekereza cyane ku buntu bwayo,
mpita mbona imbaraga zayo, uburyo yaremye umuntu, uburyo yaremye inyamaswa, mpita mbibonamo imbaraga zikomeye cyane. Rero tugirire Imana yacu icyizere, ni ukuri tugirire Imana yacu icyizere. Hari ubuzima tujya tugeramo bukaba bushobora gutuma wibagirwa ko Imana ariyo yakugejeje aho ngaho, bukaba bubi cyane ukajya wibaza ngo ese Imana iriho. Niba utazi ko Imana iriho, uzegera utwo dusimba nkubwiye, nakubwiye inyoni, nakubwiye inkende, hariho n'utundi twinshi tugaragaza gukomera kw'Imana yacu. Nagiriye umunezero mwinshi ahantu nari ndimo gukorera indirimbo zanjye, nishimye kandi nongeye kwiga cyane. Hanyuma rero hari abana baba batazi bene utwo dusimba, ababyeyi mujye mugerageza mubajyane ahantu bashobora kubona utwo dusimba, ubigishe, ubabwire ngo dore imirimo y'Imana, ubabwire uti ibi ni ibiremwa Imana yaremye, irabitunze kandi bitunze ku buryo bw'ubuhanga cyane. Mubyeyi, ndaguhamagarira kugira ngo uzagerageze usohokane abana ubajyane ahantu hari ibisimba, barebe ibisimba bigaragaza gukomera kw'Imana. Nawe umuntu mukuru utabizi uzabyegera urebe, umenye ukuntu Imana ikomeye, umenye imbaraga zayo, ujye uvuga imirimo yayo, uyivuge nk'uko uyibona. Murakoze, ndumva aricyo nashakaga kubasangiza uyu munsi. Kristo aduhane umugisha kandi mukomeze mugume kuri IBTV Rwanda, dukomeze tubane rwose. Yesu abaho umugisha mwinshi cyane. Murakoze.